murongo wa telefone rero turi kumwe na Ezekiel, murabizi neza ko ari mu gihugu cya Uganda ndetse akaba ari hafi cyane ari no gufasha kuba bakura umubiri wa nyakwigendera Gogo. Byose rero akaba yatubereye ari kuduha amakuru ndetse tumushimire cyane. Ezekiel, turagushimiye pe byimazeyo. Murakoze cyane. Duherukana rero tubwira uti amakuru nuko ambasade y'u Rwanda hari icyo yafashije kugira ngo nyakwigendera agarurwe hano mu Rwanda umubiri we. Biza kurangira utubwiye ariko twerekeje kuri ambasade, andi makuru muraza kuza kuyamenya nyuma. Kugeza kuri iyi saha rero bimeze bite? Ese kuzana umubiri we bigeze hehe? Turagira ngo noneho utubwire uko bimeze kugeza kuri iyi saha. Nukuvuga ngo mu masaha y'isa 10 zo Uganda nibwo ambasade y'igihugu cyacu y'u Rwanda muri Uganda yari imaze kuduhereza igipapuro cyemerera umubiri wa nyakwigendera gutambuka ku mupaka w'u Rwanda winjira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo yego ubwo no kuvuga ngo rero ibyo ngibyo byaje gukurikirwa nanone no kwibaza uburyo umubiri wa nyakwigendera uri buze kugezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ushobora guca mu kirere cyangwa se ugacishwa ku butaka. Biza kugaragara ko ku ruhande rw'umuryango yaba abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari inanga nta bushobozi buhari bwo guca mu kirere, kandi nta n'ubushobozi buhari bwa nyabwo bwuzuye bwo kuba baca ku butaka. Biza kurangira ambasade nabwo y'u Rwanda itanze inkunga ya ambulance igomba kubakura hano ku bitaro bya Murago ikabajyana ikabageza ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda. Kumva n'ubundi ambasade iracyakomeje gushimirwa cyane byimazeyo kuri icyo gikorwa nabwo ikoze. Ambasade yishyuye ibitaro kugira ngo umubiri wa nyakwigendera ukorerwe isuzuma, irongeye kandi yishyuye ambulance yo kugira ngo umubiri wa nyakwigendera ugezwe ku mupaka, kandi ambulance nanone iri buze guturuka mu Rwanda nayo itanzwe n'igihugu ize kuza kwakira umubiri wa nyakwigendera ku mupaka. Urumva rero ni ibintu byo kwishimirwa. Ubu tuvugana turi ku isaha ya 1:40 hano muri Uganda. Twerekeje ahagurishirizwa amasanduku. Ndimo ndabona bene data barimo baraciririkanya n'abacuruza amasanduku cyangwa se serikere mu rurimi rw'amahanga. Ubwo tugiye gufata serikere twerekeze ku bitaro bya Murago, n'ubundi turi hafi y'ibitaro bya Murago. Hanyuma dufate umubiri wa nyakwigendera. Ubwo mu masaha yashize nababwiraga yuko icyishe nyakwigendera kitaramenyekana uko twari tutarabitangarizwa na dogiteri, ariko ubu tuvugana icyishe nyakwigendera cyamaze kumenyekana. Nababwira yuko icyamuhitanye ngo basanze ari ikibazo yagize ku bihaha. Umwuka ushobora kuba wabaye mukeya bikaza kurangira ibihaha bigize ikibazo, aza no kuva amaraso ku bihaha. Basanzeho amaraso, banasangaho amazi ku bihaha, ndetse bishobora kuba ngo banasanzeho n'igisa n'ikibyimba nacyo kiri mu byaturitse, bikaba byateje ikibazo cyo kuba nyakwigendera yahita yitaba Imana mu buryo bwasaga n'ubutunguranye. Mani muheruko ridashira. Hanyuma Ezekiel, uragize neza no kuduha aya makuru. Nabonye bavuzwe byinshi, ariko amugani tujye twirinda no kuba twatangaza amakuru tudafitiye navuga ibimenyetso, aho bamwe babihuzaga n'izindi ndwara. Ariko kugeza kuri iyi saha umuntu ushobora gutangaza ikintu atabwiwe na muganga, cyane ko hari uri navuga aho umubiri wa nyakwigendera uri wagereye ku bitaro, ariko ugasanga hari abari kuvuga bati yagize imbaraga nkeya mu kuba yaririmba, yajyanwe bitazwi, umuryango wabyanze. Abandi bati birashoboka yuko yari amaze iminsi ataruhuka. Wowe ibyo ngibyo wamugani ukaba ubona ko niba hari n'ikibyimba ku bihaha, ukaba wumva ari aho byahurira no kutaruhuka? Ubirebye ntaho bihuriye, kuko umurimo Imana yakoze kuwa mbere, kandi nyakwigendera yafashwe n'uburwayi bwamuhitanye, yafashwe nabwo guhera kuwa kabiri.
ubwo kuwa gatatu mu masaha ya saa yine bamwerekeza ku bitaro. Ageze ku bitaro rero biza kurangira bimuvirimo kwitaba Imana mu masaha ya saa 10 za Uganda. Yego. Urumva rero umuntu agiye kubihuza nuko nyakwigendera yananiwe, ntabwo nanone byaba ari byo koko ku munsi wo kuwa mbere nyakwigendera ngo yari ameze neza, kuko nabashije no kugera no kuri hoteli bacumbitseho. Naganirije umuprotokole wiwe w'umukobwa, ntabwo twaganiriye kuri kamera ariko twaganiye mu imbonankubone. Ndamubaza, arambwira ati kuwa mbere twabonaga ari muzima, ubu natwe iby'urupfu rwiwe byadutunguye. Yego. Rero aho ntaho bihuriye n'amarozi, ntaho bihuriye no kuba yaratambwe, nta hantu na hamwe. Urupfu rwa nyakwigendera cyari igihe cyo gutabaruka, kandi Imana imwakire mu bayo. Ari nabyo navugaga ngo hari n'abavuga ibyo ngibyo wenda kugira ngo babe bashaka amaviews atamarozi, abamwishe abagize iki, ariko ngira ngo urabyumva ko ari indwara n'undi yarasanganwe. Hanyuma Sezeki yari ikintu cyabereye benshi, navuga urujijo. Uri mu gihugu cya Uganda, aho bamwe bari kuvuga bati yari afite umwana, abandi bati ni ibivugwa. Ubundi kugeza iyi saha amakuru y'ukuri nkawe wibereye kuri tele, uri kumwe navuga na manager n'abandi, byaba ari ibihuha cyangwa se byaba ari ukugira ngo abantu bacuruze? Ibyinshi ni ibihuha, kuko ukuri guhari nuko nyakwigendera yitabye Imana. Ibyo byo kuba yari afite umwana nta makuru namwe bifiteho, kandi ndi kumwe n'aba manager bombi, ndi kumwe na manager ukorera umurimo w'Imana cyangwa umurimo w'ubumanager hano mu gihugu cya Uganda, wa promotinze abantu batandukanye, harimo na wigeze kuba na manager wa Knowless Butera. Abo ni bamwe mu bantu turi kumwe n'umuryango mugari w'itangazamakuru hano muri Uganda, abitwa ba Bruno anashimirwe cyane, ni umwe mu bantu badufashije cyane kuri ambasade y'u Rwanda. Nawe nabonye bamugarutseho bamwataka batiji yatanze, ubona yuko nta reka mbwezeke nta nyiturano y'isi kabisa. Nabonye ahantu ibyo byose bihuriye, kandi nuza kubikurikira. Hello? Network yawe yari yanze. Rero ibyo byose biri kugenda bitambutswa, byose ni ibihuha, kuko gikubwira nibereye kuri tele. Ndi kumwe nabo, ndimo ndagendana nabo, turimo turatega moto aho tugiye, aho tubonye ko ari ngombwa yuko hagira ibyo batangariza abantu, twabikoze. Ko n'ubu twari tumaze gukora mu kanya ikiganiro kiri buze guca ku ma YouTube atandukanye hano muri Uganda, zo mu Rwanda n'ebyiri, harimo Kiranuka TV na Yago TV show. Yego. Urumva rero kuri tele jewe ndahibereye, kandi ibyo byose byakabe kuba byamenyekanye bikaba byanatangajwe. Urabizi ko icyo ntavuze ntagomba nkizi. Yego rwose. Ni icyo kintu cyo ubutumwa waha twebwe dukoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange, kuko Zeke umuntu arataha ari kugasanga hari uwavuze ngo umuntu akaba yahimba ikintu azi neza ko ari kubeshya, agakinira navuga kuwamaze gutaha, ugasanga ati murumuna we, ugasanga ati mama we, mbese ugasanga bisa naho ubu twashyize ubucuruzi imbere kurenza ubumuntu. Ni ubuhe butumwa watanga ukurikije nkawe byinshi wakomojeho, ataba ari kuvuga ngo yarozwe yagize iki, ati ibyo byose ni ibihuha byo kugira ngo habe navuga hakomeza kuboneka ibivugwa ariko nta kuri kurimo? Mu by'ukuri ibyo byo kuvugwa ko ari uburozi biri no mu bintu byatumye umubiri wa nyakwigendera ukorerwa isuzuma ryimbitse. Wakorewe isuzuma ryimbitse, irya mbere ryakozwe rigaragaza ko ari ikibazo cy'ibihaha, n'ubundi birongera bisabwa yuko byongera bigakorwa bwa kabiri, n'ubundi bigaruka n'ubundi byemeza ko ari icyo kintu, ku buryo nagutangaza n'abo twari turi kumwe hano bari bafite impungenge, aba manager biwe bavuga ati bibaye ari uburozi twaba tugowe, twasobanura ko yarozwe gute. Ariko nyakuri byaje gutangazwa yuko ari
ibihaha byagize ikibazo cy'umwuka waje kumubana mukeya, niko ba manager be babisobanuye, ariko biza kugira ikibazo cyo kuvirirwaho n'amaraso nayo yaturutse ku kibazo cy'umwijima, biza kurangira nyakwigendera ahise yitaba Imana. Kandi nawe urabyumva ko amaraso yaguye mu bihaha tayari kaba kashobotse, biba byarangiye. Nta ubutumwa romereza abashosho media by'umwihariko, tugira ubumuntu kurusha gukunda gucuruza. Nimuza kubyitegeza, bamwe turi inaha mu gihugu cya Uganda twagiye tubitwara gakeya, twakabaye ahantu hose twakandagiye, twakoze ama interview turi kugenda turunda, yaba ari byo twashyize imbere, ariko twashyize imbere gutabara no gufata mu mugongo bene data. Dushimira Sekazuba nawe wabanye natwe, n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bagiye batugeraho, ba Ibrahimu, abitwa ba Emmanuel, ba Muhozi ndetse n'abandi. Imana ikomeze kugenda iha umugisha buri wese wagiye utugeraho. Urumva ni Bikemu, nanjye na manager na protocole, urumva nabo bantu mu by'ukuri dusa nkaho tuziranye mu kazi k'imbuga nkoranyambaga. Twari duhari, urumva ku ruhande rw'umuryango wa nyakwigendera nta muntu uhari, ahubwo se urakoze, ugize neza kunyibutsa ikintu ko manager numvaga nijoro avuga ati umuryango umereye nabi, ngo amafaranga yose nyatange. Byibuze ubu manager amerewe gute? Byibuze biri kugenda bikemuka, ukabona ko ndabyumva ko n'urupfu rwa gogo rwamukozeho pe, ndabyumva agahinda, akababaro, bigashyiraho wa mugani no kubatwaye umuntu umuryango utabishaka, bakanakubwira bati ntabwo bamutwaye umuryango utabishaka. Yego, ni ibintu bari bazi, kuko ntabwo gogo aje mu gihugu cya Uganda bwa mbere, kandi yazanaga na timu y'aba manager biwe, abushinzwe itangazamakuru, ushinzwe kumanaginga no kureberera ibikorwa byiwe, n'ushinzwe kuba ari umuprotokole w'umukobwa, umuprotokora. Ntabwo rero abo bose bajya guhaguruka mu gihugu cy'u Rwanda ngo binjire ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda bajya muri Uganda, umuryango wabyanze, icyo cyo ntabwo cyashoboka. Ubu tuvugana mu kanya nibwo manager ari kuvugana no ku ruhande rw'umuryango, umubwira yuko twakoresha ibishoboka byose tukarara twambukije umubiri wa nyakwigendera kugira ngo ejo bazamushyingure. Urumva rero ntabwo ibyo baba babirimo ari ukuvuga yuko bamujyanye batabizi. Urumva bamaze kwakira ko nyakwigendera yitabye Imana, bamaze no kwitegura uburyo bwo kumuherekeza, gusa bari kubishaka ejo. Ariko twebwe turi hano mu gihugu cya Uganda turabona yuko bitari buze gupfa guhita bitworohera, cyane ko nubwo ambasade yaduhaye ubufasha, ariko ntekereza ko aka kanya guhita twoherezwa ambulance yo kurara igenda, sinzi ko biri buze guhita bitworohera. Ibyo ntabwo ndabikonfirma. Ambulance biturutse mu Rwanda nanone na ambasade nanone yayishatse. Ambulance na ambasade ni ku bufasha bwa ambasade y'u Rwanda hano muri Uganda yayitanze. Yego, urumva n'imyiteguro y'abakozi b'Imana nabo n'indi timu y'abantu bo mu Bugande bagomba kuza baherekeje twese. Urumva harimo kwitegura, harimo kubanza kubyitegura, gushaka amatiketi. Ibyo byose ni ibintu biri buze kudufata undi mwanya, ku buryo kwizeza abantu ko twarara tugiye bitapfa guhita bitworohera. Birumvikana. Ezekiel, ni ukuri ndagushimiye, Imana y'amahoro iguha umugisha, ndetse ni ukuri mukomere cyane. Ntabwo nareka kuvuga ko ari umuntu w'ingenzi cyane. Burya iyo social media hari umuntu umwe utashye aba ari igihombo muri rusange, aba ari igihombo ku muryango, ku nshuti n'abavandimwe. Ariko ni ukuri navuga dukomere, kandi n'umuryango ukomere cyane. Imana itanga ihumure. Yego, murakoze cyane, namwe Imana ibarinde.